radiyo umurage. Iyi ni radiyo umurage, ni radiyo yacu, ni radiyo yanyu, ni radiyo y'abumva ikinyarwanda, abakunda ikinyarwanda n'izindi ndimi zose zifitanye nacyo isano. Radiyo umurage igamije guteza imbere ikinyarwanda, umuco nyarwanda n'indi mico n'izindi ndimi zifitanye isano n'u Rwanda n'ibihugu bituranye narwo. Radiyo umurage yumvikana buri cyumweru guhera ku wa kane ku rubuga rwa murandasi www.umuragewacu.com. Inshuti bakunzi ba radiyo umurage, twongeye kubasuhuza, twongeye kubifuriza ikaze kuri radiyo yacu, kuri radiyo yanyu. Nk'uko benshi bakunze kwifuza yuko dukomeza kubatambagiza mu muco wa kinyarwanda n'inkingi zawo, tugakomeza kubasobanurira ururimi rwacu twese duhuriyeho, muri uyu munsi nabwo twabukereye turi kumwe n'umushyitsi uri butuganirire ku ngingo y'imena ijyanye n'ururimi, ijyanye n'umuco w'ikinyarwanda. Ururimi rero burya rugizwe na byinshi. Ururimi rutuma dushyikirana, tukaganira, tugasabana, tukagira ibyo twumvikanaho. Ururimi nanone benshi bakunze kuvuga ati burya ntabwo ari amagambo umuntu avuga cyangwa se yandika. Ati gutumanaho no gushyikirana hari ibindi byifashisha. Kimwe muri ibyo ngibyo rero ari nacyo cyatumye dutumira umushyitsi w'uyu munsi, ni amarenga. Ariko mbere yo kwinjira mu kiganiro nyamukuru, mureke duhe akanya umushyitsi wacu atwibwire. Nitwa Aloyizi Rukebesha, ndi umuntu umaze imyaka 69. Ubu rero mbarizwa mu Bubiligi. Nkaba ndi umuntu wakunze ikinyarwanda cyane kuva ndi umwana, ariko icyabinteraga n'amatsiko so kuvuga ko ari ubuhanga bundi. Numvaga abantu bakuru baganira nkumva biniryoheye, gashaka no kumenya neza ibyo bavuga. Byatumye rero nkomeza kubikurikirana, ntangiye no kwiga amashuri yisumbuye. Noneho najya no kuruhuka, nkajya kureba abasaza ngo mbabaze ikinyarwanda, bansobanura ibyo ntabaga nzi cyangwa ntumvise neza mu ishuri, cyane cyane ko no mu ishuri batatwigishaga ikinyarwanda ku buryo burambuye. Ubwo rero nahakuye kumenya twinshi, ngerageza no kwandika ku buryo mu byo nanditse bya mbere nanditse ikintu cyitwa Nyirabirahunga. Kari agatabo mbese kakubiyemo nk'ibyo natekerezaga ku muco w'abanyarwanda no ku mibereho yabo. Narebye ibyerekeranye n'abageni n'ukuntu bageraho bakabenga cyangwa se bakagira ibyago ntibabashe kuzuza umuhango bari biyemeje. Ubwo nyuma yaho nanditse akandi gatabo kerekeranye n'urukundo kitwa Igendere Hweza. Nandikaga rero n'ibisigo mu kinyarwanda no mu gifaransa. Nyuma yaho nabaye umukozi wa radiyo Rwanda. Byampaye kumenya rero byinshi kubera ko naganiraga n'abantu hirya no hino, n'umuco nkagenda mwungukaho. Muri make n'ibyo. Hagati aha ngaha aho ngereye inaha i Burayi nasanze atari byiza kwibagirwa umuco wacu n'ururimi rwacu, ku buryo mu mwaka w'2012 nasohoye agatabo kitwa Amazina Aravuga. Nagerageza kuvuga ko amazina yacu nayo abundikiye, mbese byinshi byo mu muco wacu, ndetse bikaba byanaduha no kumenya amateka y'igihugu cyacu n'abasekuru. Mbendekeye aho rero ndumva iby'ingenzi ari byo. Ye bantu muri hano mwumva uyu mugani w'amagorwa ya mugoye ajya gushaka nyiragore. Yari yarabyiye sati kureba nakuze munshakira umugore, nibe mbaye mu mugabo ufite urwanjye ntahamo.
sekibyumva nk'ejo nibwo yahagurutse ararika baranga bidateye mense nibwo umuranga yazaga yajaje kuvuga ko umugeni yabonetse nibwo yajyanye se wa muhungu agenda agiye kumwereka abakobwa yagezeho ngo nawe abanza be yakwihitiramo neza umutima uguyeho akimara kubabona yahisemo gusaba uwo mukobwa nyiragore kandi umuhungu atazi uwo mukobwa ndetse atazi n'ingeso zindi y'abafite. ahangaha mushyitsi wacu icyo twaheraho tugira ngo udusobanurire yewe kimwe mu byo nzi ntabwo ari cyo cyonyine nzi yuko abantu bacira nk'ikiragi amarenga kubera yuko bakoresha intoki bagakoresha amaboko bagakoresha umunwa n'izindi ngingo z'umubiri kubera yuko nyine kiba kidashobora kumva amagambo aya ngaya ubundi abantu bakoresha mu rurimi. Ese wivuga amarenga ni aya ngaya acirwa ikiragi cyangwa se wenda ubwo niba bitwibwirira amarenga waduteguriye uyu munsi naya ariko ntubitubwire mu marenga ubitubwire mu mvugo dusobanukiwe. Amarenga nayo abantu bose ku isi ariko buri muryango ugira uko uca amarenga kubera ko ibyo bakorana n'ibyo bavugana byose aba ari ibintu bumvikanyeho. Mbese tutagena kure ururimi ubwarwo ururimi mvuga ko narwo ari amarenga kubera ko nk'uko bajya batubwira muri Bibiliya ngo habaye igihe abantu bageze ngo umunara wa Babeli noneho muri uwo munara wabo bubaka bageraho ntibumvikane. Birashaka kuvuga ko abantu bageze igihe nubwo bavugaga ururimi rumwe hari bagitangira byageze bakeremamo amatsinda bamwe bakajya bavuga ibyo bashaka guhisha abandi bakabihimbira andi mayeri. Ibyo rero nibyo nita amarenga n'ururimi narwo ni amarenga. Abantu bumvikanye uko amagambo bakoresha cyangwa se amajwi bakoresha afite icyo babwira aba yazanyeho bakumvikana. Nabangarukiye kubera ko navuga ko muri rusange amarenga ari uburyo bwo kuvugana cyangwa guhana amakuru mu buryo abavugana babiziranyeho neza. Ubwo muri makeya utwumvishije yuko nibi turimo kuganiraho tukaba tubyumvikanaho nabyo ari amarenga. Ese amarenga naho ngaho agarukira ku buryo amarenga twayita ururimi? Muri makeya uduteye amatsiko ariko gerageza uyatumare. Ubundi navuga ko amarenga ari igipande. Navuze ko muri rusange mvuga ko nk'indimi z'igitangira zigomba kuba zari amarenga ariko iyo abantu bamaze kumenyerana amarenga bibika ibintu yongera kuba kiri amarenga iyo babyumvikanaho. Ariko nanone hagati yabo hari igihe biremamo udutsiko, agatsiko kamwe kakagira ukuntu kavugana abandi ntibumve. Haba ubwo amagambo bashobora kuyacurika, haba ubwo amagambo bashobora kuyacagagura cyangwa se bakahinda isura. Ibyo biragaragara mu ndimi nyinshi. Ntagiye no kuvuga iby'ikinyarwanda gusa, nitegereje nk'ururimi rw'abafarama tubana ndetse n'ururimi rw'abadage kuko ari indimi zijya kumera kimwe. Nareba ukuntu ururimi rwabo rwubatse nkavuga nta bantu bari bafite amarenga bakoreshaga bashaka guhisha abandi. Kuki bavuga ibintu babicuritse? Kuki bajya kuvuga 21 akavuga ngo 120? Ahubwo ntabwo bari bafite ikintu bashakaga guhisha abandi, bari bafite indimi zijya gusa n'izabo. Ibyo rero nibyo bituma mvuga nti n'indimi nazo ni amarenga. Tugarutse se ku kinyarwanda nk'ibyo bintu byo gucagagura amagambo n'ibyo bintu byo gucurika cyangwa se gushaka guhisha wenda kugira ngo abatwumva barusheho kubyumva neza, hari nk'ingero waduha? Mu by'ukuri navuga ko habanza mbese ibintu by'ingenzi bumvikanyeho, ibyo tukabyita ko babivuga mu buryo butaziguye bumvikana neza. Ariko hakaba igihe bumva bafite ikintu bashaka guhisha noneho bakabivuga mu bundi buryo bakazimiza bakazigura. Ibyo rero nabitangaho nk'ingero kuko nasanze nk'amarenga navuze ko nyabona mu byiciro bibiri, ko hari amarenga nita amarenga mvugo mbese ari mu magambo, hakaba n'ibyo nita amarenga ngiro, ibintu bikora mbese ari nk'ibimenyetso nk'ibyo bavugaga mu kanya byo kuganira n'ikiragi ukagicira amarenga. Burya
ntimuba muvugana mu magambo ariko ubugirisha ingiro ibimenyetso. Ubwo rero natanga nk'ingero tuvuge mu byo nita icyiciro cy'amarengamvugo, natanga ingero nkenye natanze n'icyo gihe mu mwaka wa 2013 mu Kinyarwanda. Ibyo nabonyemo bigaragara cyane hari nk'imigenurano. Imigani y'imigenurano ni amagambo abantu bacura neza bakayavuga ku buryo bunoze, ariko akaba aboneka ibintu byinshi ari nk'amagambo 4 cyangwa 5 gusa. Imigenurano rero iba nayo ari amarenga, kuko urumva nk'iyo umuntu abivuze mu rurimi rusa n'urw'abasizi, utabyumva neza ntashobora gukurikira. Ni nayo mpamvu hari bavuga ngo gucirinjiza amarenga mara ibinonko, cyangwa se ngo utazi indengero y'amagambo agira ngo umuyaga ni igaju. Ubwo ni ukuvuga ngo utazi indengero y'amagambo ni ukuvuga utazi amagambo icyo ashaka gusobanura ayafata hari nk'uko bayavuga mu buryo busanzwe. Umuntu yavuga ati umuyaga ni igaju akagira ngo ni ibara ry'igaju, kandi ubwo ubivuga bafite ikindi ashaka kurenguriraho. Ibyo ni kimwe mu byo nita amarengamvugo. Hakaba n'ibyo nita imizimizo y'abasizi. Niba mwarize ibisigo by'Abanyarwanda, imvugo bakoresha hari igihe ari amagambo rimwe na rimwe asanzwe mu Kinyarwanda cyangwa se bakayacura, ariko akaba ari amagambo rimwe na rimwe avuga ikintu kigiye gusa n'ikindi. Mbese gushushanya, tuvuge nk'iyo umusizi yavugaga ngo rw'ubu biratamu, ubwo byashakaga kuvuga intare. Intare basanzwe ari ijambo rizwi n'abantu bose, ariko aho kugira ngo bavuge ngo intare yateye akavuga ngo rw'ubu biratamu. Kubera iki? Imitamu mbese byaba bivuga se imitamu y'utundi dusimba, ubwoko bwa dusimba dufite iryo bara, ubwo ikaba ashaka nk'icyo kuvuga. Urumva nk'abasizi ba kera mu Kinyarwanda habyo bashakaga kutavuga umwami Burundi ko bamuteye, ngo bavuge ngo twateye Burundi, baravuga ngo twateye mu bwitwa amaguru. Ubwo abo basizi bakaba byumvikanyeho gutyo, n'uwo babibwira baravuga niyo mvugo akabimenya. Nkako ngako ni urugero. Ikindi cya gatatu nabonye muri ibyo by'imvugo hari nk'umuhango w'Abanyarwandakazi, ariko nasanze no mu yandi mahanga kera byageze kuba icyo bita gutsinda. Abanyarwandakazi b'ababyeyi baziraga kuvuga amazina y'abasebukwe, ngo avuge cyangwa ndetse ngo no kuvuga ijambo rifitanye isano n'iryo zina. Noneho bakavuga ngo ni ugutsinda abakuru, ni ukutabavuga mu izina cyangwa se kuvuga ibintu bisa n'ibijyanye nabyo. Ndibuka hari umubyeyi twaduturanye watsindaga ku buryo buhanitse cyane, byantangaje ko yari afite inka, yari ifite izina, umuzi ko inka zo mu Kinyarwanda zigira amazina. Yari afite inka yitwaga inka ya mugabo, ariko yagombaga gutsinda ijambo inka, akagomba no gutsinda ijambo umugabo. Urumva ko byari biremereye. Ariko yajyaga kuvuga ati wa mwana we garurira iyo mbyeyi ya muganje. Umva imbyeyi niyo nka, muganje ni mugabo. Ubwo ni ugutsinda. Ikindi narangirizaho navuze mu mwanya ni ukuvugira mu mazina. Mu mazina y'Abanyarwanda burya nayo ni amarenga. Abantu baba babwirana rimwe na rimwe, wita umwana izina rye, umwana izina abashaka ko kubwira abo baturanyi n'inshuti uko uwo mwana muvukiye, cyangwa se uko muri icyo gihe ibintu bimumereye cyangwa abaturanyi bamumereye. Niyo umuntu avuze ngo nturanye nabo, ako kanya abantu bahita bumva icyo bashaka kuvuga. Niba aturanye n'abanzi akababwiriramo, nubwo iryo zina uwo mwana azarikurana, ariko biba byereka abaturage bose baturanye nawe ko igihe cyose bahamagara iryo zina bigomba kugira icyo bibibutsa. Mbese muri make naho nabangarukiye. Ninde wabarangiye uwo mukobwa mwasabye, utagira nta kimwe yabazi gukora, n'ubwitonzi bwose bw'umuco wa gikobwa akaba ari ntabwo arangwaho. Ako kabanga bibeye k'uwo mukobwa kugira ngo bagakurikize babyise urwangano rwo kwica ubwo bukwe bwe ngo akunda guhumirwe. Niyo mpamvu ubwo bukwe bwe babwihutanye n'ingoga bamuherekeza nijoro.
umukwe n'umukobwa ubwo babahuje ku gahato bombi ntawuzi undi kutamenyana byatumye bumva badashakana bageje iwabo nibwo amatiku atangiye bayoberanwa ku mvugo ubwumvikane burabura ubworoherane burashira ubuhemukirane burakabya urakoze. hari akabazo gatoya ngira ngo n'abandi bumva radiyo umurage yenda niba bakibaza twese dushakishirize hamwe igisubizo kandi nawe ubidufashijemo. wavuze kandi koko ni nabyo yuko ururimi nyine abantu baba bararwumvikanyeho akaba ari amarenga, ariko se iyo tugeze kuri urwo rwego rundi rw'amarenga umuntu avuga ko rujyanye n'imvugo ihishe, umuntu nabwo yenda ashobora kuvuga ati haba se ku rwego rw'isi cyangwa ku rwego rw'igihugu no mu marenga habaho umuntu ashobora kuvuga ati aya marenga mu mvugo nkuko yise amarenga mvugo abanyarwanda bashobora kuba yumvikanaho 100% ugiye muri kano karere cyangwa ugiye mu itsindira niri cyangwa usomye ibintu hanaha byanditse mu kinyamakuru cyangwa ukabyumva kuri radio uti buriya umunyarwanda yavuze ibi abashaka kuvuga iki. Niko bimeze cyangwa birashoboka hari byinshi benshi bashobora kuba bumvikanaho bitewe nuko byavuzwe mu bantu benshi bigakwira ndetse bikazagera igihe biba nk'umuco. Birashoboka ubu ntabwo numva hari nk'ikintu kinjemo ako kanya ngo nikubwire, ariko birashoboka kuko niba nk'ibyo navugaga byo gutsinda ababyeyi bavugiragamo hari igihe byabaga byarakwiriye igihugu cyose uko bagenda bakoperana ugasanga abantu benshi babiziranyeho. Niba umubyeyi avuze ngo inyurizi abantu benshi bashobora guhita bumva ko ari imbeba cyangwa kandi gasimba kameze gutyo. Ubwo rero hari ibyo navuga ko bishobora kuba bikwiriye nk'igihugu, birashoboka cyangwa se bigakwira nk'akarere kamwe k'igihugu. Ubwo nibyo gucukumburwa, nanjye ntabwo navuga ngo ndabihamya, kandi kubicukumbura no kugenda umuntu agenda ashaka ingero, naho izo ngero ukaza kuvuga uti nk'izo abanyarwanda benshi bazihuriyeho cyangwa bose, cyangwa se ziri mu karere kanaka, cyangwa se ziri mu matsinda y'abantu aba nabo. Ese tuvuge nk'abacuzi bari bafite amagambo yabo bakoreshaga atandukanye, tuvuge n'ay'abahinzi basanzwe cyangwa se atandukanye yewe n'ay'abahigi. Tuvuge abahigi bakaba bafite amagambo yabo bumvikanaho, utari umuhigi ntayakurikire. Ariko ntabwo wari wakomoza kuri cya kindi wise amarengangiro. Amarenga nitangiro mbese aho nashingiye cyane ku bice by'umubiri uko tubikoresha. Vuge umunyarwanda akabona wari ugiye nko kuvuga ikintu cyangwa wari ugiye gukora ikintu gituma abandi bakugaya cyangwa se wivamo akakumama, cyangwa urumva kumama icyo bivuga, akoresheje ikiganza akakizunguza akubwira ati reka wivuga. Ubwo kumama nta magambo yenda yakoresheje, ariko icyo kimenyetso kuri abo banyarwanda bombi bashobora kuba bacyumvikanaho ndetse benshi. Ariko bigeze nko ku umuzungu ashobora kuvuga ngo uragira ibiki, ngo ashaka kumbwira iki, agahita akubaza ngo ibyo ni ibiki. Ibyo ni ukuvuga ko dukoresheje ikiganza cyacu kandi tukaba tuvugiyemo. Umubiri wacu wose dushobora kuwukoresha, ibirenge tuwabikoresha, uba wicaranye n'umuntu agaturuka hirya agasanga mwari mu kiganiro mudashaka ko ndamenya, noneho wowe wakomeje nko kuvuga nkagukandagira ku kirenge, ugahita wumva icyo bivuga ko utakomeza cya kiganiro ukanahindura. Ariko tuvuge wicaranye n'umuzungu nawe ukamukandagira ku kirenge nk'ubwo buryo, ahubwo yavuga ngo urankandagiye, kubera ko atumva icyo kimenyetso cyo kivuga. Ariko wowe ubigize umunyarwanda yahita yumva ikimenyetso ukoze, nta yandi magambo. Ubwo ni ukuvuga ko ari ibintu dusanzwe tuziranyeho, ndetse nka byandi bavuzaga mu kanya uti hari ibintu abanyarwanda benshi baziranyeho cyangwa bose. Nk'icyo ngicyo ndumva abanyarwanda benshi bakiziranyeho, cyangwa se nko kuzunguza umutwe gutya akakwereka ko ibyo arimo atari byo, nawe ugahita ubyumva. Ubwo rero hari igihe ashobora kugutunga agatoki, ako gatoki kakwaba kagize icyo kakubwiye. Byose ubwo ndibuka ko nawe icyo gihe mu mwaka wa 2013 tuganira hari Buruseli,
nababwiye ndabahengera gusa hasigaye namwe mu mizindi muri ako kanya abantu bagiye bavuga koko bakambwira ati wari uzi na kiriya wari wibagiwe na kiriya wari wibagiwe na kiriya ni ukuvuga rero ko hari ibintu byinshi abanyarwanda duhuriyeho umuntu akakubwira ngo wari wibagiwe na kiriya ngo wari wibagiwe ko tuneguza n'izuru ngo wari wibagiwe se ngo yuko duhonda agatoki ku kandi ibintu nk'ibyo ubwo urumva rero hari byinshi cyane babandi bajya bakunda gutarukanya ibintu bakabyandika hari n'umuntu mperutse kumva ngo watarukanyije ibitutsi abanyarwanda batukanaga abyanditse bamwe baramuseka nyamara nabyo bifite icyo bisobanura mu mibereho y'abanyarwanda no mu mibanire yabo nyine ubwo nahereye ku mubiri w'umuntu arawukoresha ukavuga ugatanga ibimenyetso ubwo rero ni ukuvuga ko n'abazungu nabo bafite uko babikora uzanarebe niyo tubara tugakoresha intoki uburyo tubara tukerekana gatatu siko umuzungu yerekana gatatu afite uko abikora kandi wabikora muri cya kinyarwanda cyawe ntabyumva akavuga ngo ibyo bintu ukoze ntabwo ari byo ubwo urumva rero ko ni amarenga y'abantu babiri bombi barimo barabara ariko ntibabikore kimwe rero ndetse urabona ko n'intoki zacu tuzikoresha cyane menya n'abantu ba mbere bagitangira n'ibyo kubara bararebeye ku by'Imana yabahaye ibiganza byabo bifite intoki 5 yarema kubona ikiganza kimwe yarebe cya kabiri akabona nacyo gifite 5 hanaje kwibuka ikintu twize mu mashuri mu baromani ukuntu bandikaga imibare yabo urabona ko bandikaga v bakongera n'akarongo kamwe bishaka kuvuga 6 iyo v kuri bo yerekanaga tuvuge nk'ikiganza cyuzuye ko ari 5 hambere rero nigeze kunyura ahantu hitwa muri Zambia ni muri 87 icyo gihe nza kumva ururimi rw'abantu bitwa nebara abanyanja sinibuka bari bariko baje kumbwira ko iyo babara bavuga ngo 5 na rimwe bikaba 6 ndavuga nti mbese aba bantu nabo bakopeje baromani urumva ni bamwe bari kure y'abandi ariko kubera imibereho y'abantu bakera cyane hari ibintu bari bahuriyeho ubwo rero no mu gahugu nk'u Rwanda cyangwa mu bihugu binini nka Kongo cyangwa ahandi wasanga hari ibimenyetso nk'ibyo abantu bafite bahereye ku ntoki zabo bahereye ku mano bahereye mbese ku maso umuntu akicishijisho ukumva icyo bivuze ngira ngo ni bimwe mu ngero mbese nashaka gutanga mu byerekeranye n'ingiro ibintu umuntu akora aho kugira ngo buzure baseke basangire basabane by'abasore basebanya nta soni nyamuhungu yumva uwo mugeni uko avuga yumva akozwe n'isoni ntiyasubira gukoma nibwo umukobwa ahamagaye abyiye ko asebuko atiyemwo abo hepfo aha n'abo haruguru abo kwa sogokuru ntimugire ngo ntidukoma ntacyo turakora ntashatse ntahebye bimwe mu byo uvuze binyibukije imvugo z'abanyarwanda hamwe bagira bati imisozi yose ni nyarusange abantu bashobora guhuza ibintu batarabyumvikanyeho kandi bataba ku musozi umwe ariko ugasanga nyine byose bigira aho bihurira nyine bigasangana nk'iyo misozi yose iba nyarusange ariko nanone hakanyira n'ahandi bavuga bati agahugu umuco akandi uwundi aho ngaho naho bitandukaniye ibi ngibi bikanyibutsa kimwe mu bihugu byo muri Afurika y'uburengerazuba ni igihugu cya Togo hari abanyarwanda ngo bahanyuze noneho ntibasobanukirwe mu kinyarwanda hari icyo bita gucuna ingoni iyo bavuze gucuna ingoni ngira ngo abanyarwanda benshi barabyumva kandi n'icyo bivuga baracyumva n'iryo jambo gucuna ingoni ntabwo ari ikintu cyiza iyo umuntu acunye ingoni abasuzuguye undi ndetse n'abana kenshi nanjye ndimo tukiri abana twarabikubitirwaga tugakubitwa inkoni nk'izakabwana kaneye mu cyarire ariko muri icyo gihugu cya Togo iyo umuntu umubwiye ikintu agasa n'ucuniye ingoni ariko akabigira inshuro imwe gusa aba yikirije aba yemeye yuko ibyo uvuga ari byo ariko za ngoni nanone yazikoresheje akazi ya ngoni imwe mbese akayikuba inshuro 2 icyo gihe abahakanye abanyarwanda rero ngo bagezeyo nyine barabyumvaga yakumva
umuntu wo muri Togo bavugana ikintu none yakumva acunnye ingone ebyiri umunyarwanda akiheba cyangwa se ahubwo akazinga umunya atuno munyago aransuzuguye uno muntu ankubye na zero nkuko abanyarwanda benshi babivuga kandi nyamara ahubwo uwo muntu wo muri Togo yashaka kuvuga ati ibyo uvuga rwose ndabyemeye cyangwa se ikintu wanyifuzagaho ntugire ikibazo ibintu byose bizagenda neza. Aho ngaho yego ibyo nanjye byambayeho ndi kumwe n'umuntu wo muri Mali twari twiganaga mu Bufaransa twaganira nawe gacingo ni gutyo nkavuga nti urabyemeye cyangwa urabyanze kandi mu by'ukuri we yabyemeye. Ikindi nanone nibutse mu kanya uvuze umuntu wanditse igitabo ku bitutsi kimwe mu byo yakomojeho nayo marenga ayahuza na bimwe mu byo urimo kuvuga we kimwe mu byo yibanzeho nuko uretse ibitutsi bikoresha amagambo hari n'ibitutsi bikoresha amarenga ingero nibuka nihuse kwisoka intugu guhema ndetse ahangaha nakongeramo n'izange zinajyanye n'ibitutsi byo muri iki gihenda bitahozeho mu kinyarwanda ariko n'abanyarwanda bashyize mu migirire yabo iyo umuntu afashe urutoki akarushyira ku gahanga gasa n'urukubaho hari igihe ababwira umwumva yuko ari igicucu kw'ibyo avuga bidafashije. Muri makeya yatanze ingero nyinshi zerekana yuko no mu bitutsi ubwabyo habamo amarenga. Kuri ibi by'amarenga watubwiye yuko n'izindi ndimi n'indi mico ibigira ariko nanone watubwiye umwihariko w'abanyarwanda ese koko n'umwihariko cyane cyane nko muri ibyo bashaka guhisha muri ibyo bashaka kuzimiza ku buryo undi adasobanukirwa muri bwa buryo bwabo bwo gushyikira no gutumanaho ku buryo wenda se umuntu nabyo abishyira muri bya bindi bita ngo ni ubwenge bw'abanyarwanda ngo abanyarwanda ni inyaryenge cyangwa se ubibona ute? Ubwo twaba dushatse gukabya kuko nakubwiye ko mu ndimi zose mu mahanga yose bene ibyo bintu bihaba ayo mayeri ubwo bwenge ubwo bucakura abantu bose barabugira gusa buri gahugu kakaba gafite umwihariko noneho kuko utamenyereye amarenga menshi mbese n'ibindi byose binyura mu rurimi iyo urwo rurimi utaruzi neza utaruvukiyemo utarukuriyemo urwiga igice rwo hejuru ariko ibindi by'ingenzi bavuga bo babimenyereye ntukurikire si ukuvuga ko baba badashaka kubimenya ahubwo ni uko utarabashije kugera aho urwo rurimi rukugeza. Nta muntu turi kumwe n'icyana magaje n'ikiga guteta n'icya nyirakuru bagitaka amasaro bagisubize mu nyana bagisige mu bisage namuhaye igikoma ngo akomeze umutima agakomeza ubwangushyi bwangirira icyo nabuze yo kabura uko yigira namuhaye inshyushyu ngo ashyuhashire imbeho mbona ntacyo abiziho namuhaye amaburuge ngo abugurure ibyavuzwe akavunika inkono kuno nk'uwariye inkenekene aranuka mu nzara nk'uwashituye ijana arasumba imisego nk'ushaka kuruka arasuhuza umutima nk'uwakanzwe n'intare aracubira ubuticura yo kwicwa n'icumu. Urakoze mushyitsi wacu kamwe mu tubazo twifuza kukubaza mbere yuko dusoza naka gakurikira ibi ngibi urimo kutubwira ese wenda hari ababa barabyanditse ku buryo uwabishaka yabona habivana yenda nawe ukaba warabihereyeho ubyifashisha cyangwa se wowe ku bwawe ibi ngibi hari aho warabyanditse kugira ngo abatwumva cyane cyane yuko ubu ngubu dukoresheje iminota mike cyane bimwe mu byo tudashoboye gukomozaho bakaba bazabisanga aho wabyanditse cyangwa se niba bitari byakorwa ese waba uteganya kubyandika ndetse aho ngaha umuntu akaba yabashamikiraho n'ibindi bibazo byo kwibaza ati aya marenga uhereye ku y'abantu bacira nk'ibiragi ko mu bihugu byateye imbere habaho no kuyigisha ahubwo nayo bakayahuriraho ugasanga ndetse ahubwo no mu basemuzi hari abasemura amarenga
mu kinyarwanda bibaho abanyarwanda ibyo bintu bari babigeraho ni ikibazo kimwe ariko gikubiyemo amashami menshi ibyo mbese umbajije kuri iki kiganiro uretse kuba nacyanditse nkakibika kuri ibi twita ordinateri ngo za mudasobwa ntabwo nigeze mbishyira ku mpapuro ariko ubikenera nshobora kubimwoherereza mu buryo bwa email bwo gutumanaho akaba yabyisomera ariko kubera ko bitacukumbuye cyane numva ibyiza umuntu yabanza akuzuzamo ibitekerezo bishya bikazatuma hari umuntu abyandika ku buryo burambuye abantu bakabasha kubisoma ndetse naho ntabyandika ndi umwe hari n'igihe namwe duteranyije turi nk'abantu bangaye twashaka umwanya tukabyandika turi hamwe mbese bikihuta kurushaho ndumva ubufatanye ari bwo bwatuma ibintu bigenda neza kurushaho kuko akenshi n'ibituzitira ni imari kwandika ubwabyo wakwandika ariko iyo udafite igituma ibyo bintu bigaragara nabyo ni ikibazo aha rero niyo mpamvu mvuga ngo ubufatanye nibwo bwatuma dutera imbere ahubwo nabashimira iki gikorwa mwakoze cy'iyi radiyo kuko nayo ari uburyo bwo kugira ngo ibintu bisakare bigere kuri benshi kandi abantu batavunitse cyane naho biriya by'uko amarenga y'abanyarwanda bakoresha bunganira ibiragi by'ubibona ute biriya byo gusemurira ibiragi ntabwo nabonye babikora mu mateleviziyo ntabwo nzi uburyo bikora ndetse hambere hari ibintu berekanye bisa naho byari binashekeje cyane hari umuntu werekanye wo muri Afurika y'Epfo wigeze gusemura abeshya ko abe abizi kandi batabizi gusemura ibiragi ibyo bintu twarabibonye kuri televiziyo ruriya rurimi rero nanjye ntabwo nduzi ni amarenga yahimbwe n'abahanga kugira ngo babashe kujya basemurira ibiragi ibyo abandi bavuga bo batabashije gukurikirana ahari no mu Rwanda bashobora kuba barabigezeho muri iki gihe ariko numva amarenga y'isi yose bagiye bayakusanya ashobora kuzagira igihe avamo ikintu abantu bose bahuriyeho ndetse bigasa n'ibi bintu tubona mu mihanda urabona biriya bimenyetso biyobora abatwaye amamodoka amagare amapikipiki ndetse n'abagenda n'amaguru biriya bimenyetso urabona ko byakwiriye isi yose bimeze kimwe iyo ugeze ahantu wagera mu Budage wagera muri Amerika umenye ko cya kimenyetso kivuga ngo komeza imbere cyangwa se ngo hariya ntusubire inyuma cyangwa ngo hariya umuhanda urarangiye nta yandi magambo n'ibishushanyo ndumva rero tubonye n'amarenga mpuzamahanga atuma abantu bumvikana mbese n'abagenzi iyo bagenda urabona niyo tugenda mu yandi mahanga ukahagera utazi ururimi rwaho birakugora cyane ariko yaba twari dufite amarenga dushobora kumvikanaho y'ingenzi nibura akaba yaturaturijye urumva nawe turaturije icyo bivuga nibura akaba amarenga yaturaturijye byatuma abantu bagira ifatizo ryo kumvikana ibyo rero sinzi aho bigeze ariko ni icyifuzo urakoze mushyitsi wacu nk'uko wabivuze hari abandi bashobora kuzatwunganira hari abashobora kutubaza ibibazo bisanzuye hari n'abashobora kuvuga bati natwe twagira icyo tubivugaho ndetse igihe cyageze byabaye ngombwa n'iki kiganiro twagikomeza mu bundi buryo gihuriwemo n'abandi bantu benshi kuko iyi nshoza y'amarenga iyi nshoza y'imivugire ijimije y'imivugire ishushanya itari y'abanyarwanda gusa ariko twebwe wenda twaba twibanda ku banyarwanda iyi nshoza rero biragaragara yuko nta wayiva imuzingo ariko icyo tugerageza ni ukungikanya ibitekerezo bya benshi buri wese yunganira undi mwese mwari muteze amatwi tubashimiye kandi tubimenyesha yuko kuri uyu munsi ari aha tubaye dusubikiye iyi ngingo ahangaha niho tubaye dushoreje ikiganiro cy'uyu munsi kuri iyi ngingo ubwo ngubwo naho butaha mu bindi biganiro cyangwa se ku ngingo isa n'iyi murakoze turabashimiye nyamuhungu yumva uko yakomeje kumusebya yumva arasubiwe nibwo aserutse aramubaza ireka wa gakobwa we kaka gakecuru kambaye agacirane kataziguye na hato uzashaka heheze rwikunda ku mikoni rwa semukota umukobwa ushira isoni ndamureba kanshisha n'ubushake bugashira bashishoje icyatumye barara baturamye butangaza ntagatotsi
mu gitondo kare kare ni nabwo urungano rw'abahungu rwazaga bazindutse bazanywe no gusura uwo musore ngo barore uko byifashe bashuhuje mugo yatiye nta mibereho data n'umuranga ibyo bankoreye byankoze umugeni waje aha ntimugire ngo nishyari nishyano nagushije aravugana nk'uwavumwa agasakuza nk'uwasaze arasubira kunsebya ndamusenda ku manywa avaho izo nako iwabo yabe nkana masuka mbisubiza iwacu zazahinga itabi na nyinari bagare nawe abateze amatwi radiyo Umurage twongeye kubasuhuza tubahaye ikaze muri iki kiganiro cyacu cya kabiri cyo muri iki cyumweru. Umusaza Aloyize Rukebesha amaze kutuganirira ku bijyanye n'amarenga. Amarenga akaba ari ibintu nk'uko bidusobanuriye abantu aba n'aba babahuriyeho, wakora iki ngiki cyangwa wavuga iki ngiki, uwo mubihuriyeho akumva icyo ushaka kuvuga. Ubwo rero ibyo by'amarenga ntabwo biri mu bantu gusa, abantu barabikoresha, bakabikoresha nabo babana, ariko bakabikoresha n'ibyo babana nabyo. Ahangaha turagira ngo tujyanishe ibi Rukebesha Aloyize atubwiye by'amarenga, ko amarenga arahuza abantu aba n'aba bahure ku kintu iki n'iki. Muri abo nabo abakora umurimo uyu n'uyu bakaba nabo baba bafite imvugo yabo cyangwa amarenga yabo bavuga, abadakora uwo murimo bakaba batasobanukira icyo bashaka kuvuga. Yaduha urugero ati nk'abacuzi bafite amagambo yabo y'abacuzi bashobora kuvuga abatari abacuzi ntibabyumve. Ahangaha rero nagira ngo turebere hamwe, iki kiganiro twakise tujijurane, tujye twibukiranya ku bintu bimwe na bimwe mu ngo z'abanyarwanda, aborozi, abahinzi n'abandi. Hari amatungo amwe n'amwe babana nayo. Aya matungo babana nayo borora nayo burya baba bafite uko bavugana nayo. Aha turafata ingero nkeya, dufate nk'uworora inkoko. Uworora inkoko iyo agiye kuziha nk'ibigori afite uko azihamagara. Yahamagara muri iryo jwi hakitaba inkoko, ntihitaba ihene, ntihitaba imbwa. Ufite imbwa afite ukuntu ayihamagara, ikumva ko ariyo ihamagawe, ntihazi ihene. Ihene niba igiye kona ufite ukuntu uyibwira, ikumva ko ariyo ukabukiye, ntihagende inka. Inka nazo nuko, nazo zifite uko abazorora bavugana nazo. Nk'iyo winikije inka, nk'uko bene Imana betubwiye, inka igira izina ryayo. Iyo winikije ukayihamagara mu izina ryayo iravumera, ntabwo havumera indi itari iyo ngiyo winikije. Inka rero nazo burya zifite uko zivugana n'abazorora. Zivugana n'abazorora zikurikije ibimenyetso bimwe na bimwe, cyangwa zikurikije amajwi amwe n'amwe. Muri ibyo ngibyo navuga nko kuvugiriza, uko bavugiriza. Hari ibikobwakobwa. Mu bikobwakobwa hari ukuntu inka wazimenyereje uvuze igikobwakobwa iki n'iki, inka zikamenya icyo ushaka kuvuga. Ntabwo ndi bubive inyuma, byose ndagenda ntanga bimwe na bimwe. Hari igikobwakobwa uvuza ushaka gusetura inka. Iyo ndimo kuvuga gusetura inka, inka ziba zaraye mu rugo, mu gitondo bakazicanira mu nama, hanyuma gusetura ni ukuzivana aho mu nama uzijyana mu rwuri. Hari igikobwakobwa kivuzwa ukajya kubona ukabona niyo yari iryamye irabyutse zigannye mu rwuri. Hari igikobwakobwa kivuzwa nk'inka ziri mu rwuri, zarishije, zirahaze, zirabyagiye nko mu masaa sita, mu masaa saba mbere yuko zishoka, zisa naho ziruhuka, ukabona zirahagaze ahantu hamwe. Aho ziba zihagaze hamwe, muri uko ziba zihagaze hamwe ndetse na zimwe ziryamye, bavuga ko zibyagiye.
kuzikura aho ngaho kugira ngo zongere zirishe babyita kubyagurura. Muri uko kubyagurura hari ukuntu umushumba avuza igikobwakobwa akamira inka zikabyaguruka zikabyuka, izari ziryamye zikabyuka zigatangira zigakomeza zikarisha. Iyo ugiye gushora niba inka zari ziri mu rwuri amashoka ageze cyangwa wumvishe umushumba bamushoje, hari igikobwakobwa avuza inka ukajya kubona ukabona zigiye ku murongo zigana amabuga. Niyo zikutse kwibuga naho zijya mu nama, baba bazicaniye zitajya ku migezi, zinywera ku mariba, baba bahanaguye ibibumbiro, kubera ko ibibumbiro bitewe n'ishyo uko ringana inka zitagiraho icyarimwe bakazicamo amasibo, buri sibini zikanywa. Noneho izanyweye mbere zitegereje ko izanyweye nyuma nazo zikuka, ziba zibyagiye mu nama bazicaniye, hari umuriro wirukana imibu. Kuzikura aho ngaho nanone ujyana mu rwuri kugira ngo zijye kurisha ho ntabwo babyita gusetura, bavuga ko ari ukubyagurura zikajya gukomeza kurisha. Hari ikindi gikobwakobwa, ibyo mvuga igikobwakobwa no kuvugiriza bisanzwe, ariko igikobwakobwa kenshi ni ukuntu bavugiriza, ni imvugirizo y'abashumba. Igikobwakobwa kivuzwa iyo inka igihe cyo gutaha kigeze, wakivuza izarishaga ukajya kubona zifashe inzira zigannye mu rugo. Inka zenda gutaha rero, hari igihe umushumba yabaga azivugiriza umwirongi cyangwa ziririmbira cyangwa avugiriza nguko, hanyuma akaza gucisha igihe cyaba kigeze agacishamo igikobwakobwa, inka zikamenya ko zigomba gutaha. Hari igikobwakobwa kivuzwa nk'iyo ugiye kubangurira. Iyo ugiye kubangurira ishashi ukayishyira imfizi, hari igikobwa kivuzwa. Iyo umushumba akivugije, niba n'imfizi yarishaga, ubona yeguye umutwe ikarangaguza, ikamenya yuko ari yibwirwa. Icyo gihe yaba ari ishashi cyangwa indi nka bazanye, ukabona iyo mfizi irayisanze igiye kuyicugita. Icyo gikobwakobwa gitandukanye n'icyo gusetura, gitandukanye n'icyo kubyagurura, gitandukanye n'icyo gucyura. Hari n'igikobwakobwa kivuzwa iyo ishyura iniri ryegeranye n'iri, bashaka ko imfizi zabo, ibyo abana barabikoraga, abashumba barabikora, bashaka guteranya imfizi. Icyo gikobwakobwa urakivuza, imfizi runaka ukajya kumva ukumva irivuze, n'iyi ngiyi nayo ukumva irivuze, wajya kubona uvugije icyo gikobwakobwa ukabona zirashyamiranye, zaba zegeranye zikaba zirasekuranye. Imfizi iyo yivuze rimwe bavuga ko ari ibango. Inka isanzwe imbyeyi yo irabira, imfizi yo irivuga. Muri uko kwivuga rero iyo yivuze bavuga ko ari ibango. Yakwivuga inshuro nyinshi bakavuga ko yivuze amabango aya n'aya. Nibwo abantu babuze batitonde mugoyi, niba ari intinyi yazanye tumujyane mu bacuzi bamucurireho amakara azakunda akanguke. Nyamukobwa arababaza ati iyo ntinyi ntigeze nintamenya yanzanye gushaka akagasore kikuraga mu isoni. Icyo napfuye na mugoyi waruguyaguya, warugumirwa ku buriri rwa Nzeye ingorore. Agira inka munane zaboze cyohera zibura gishokera. Tireka wa mukobwa we wimenyera izikenye ziba ziruta izinyazwe. Ushatse ko twubaka utuze dutura n'utetanze mu manyamanku watewe n'abazimu. Mu
marenga ngiro ku bijyanye n'ibyo by'ubworozi, hari ukuntu uhagarara imbere y'inka yabimenyereye, waca inoni inka ikaza igusanga kuko iba yamenyereye ko iyo uhagaze ugakora gutyo ibizi ko ugiye kuyishitura. Gushitura ni ukuyikura inziha cyangwa ibirondwe. Iyo ukoze gutyo iraza igusanga ukayishitura. Waba ufashe inkuyu uhagaze imbere yayo, inkuyu ni ibyatsi byabugenewe bakoreshaga kugira ngo bahanagure inka. Iyo ihagaze imbere ukayizunguza iraza igusanga. Ubwo ubuyiciriye, navuga ko nayo ubuyiciriye amarenga kuko icyo kintu mucyumvikanyeho. Kandi marenga nyine yabajyanye n'ibyo ngibyo, umushumba ushobora kumuhamagara bisanzwe, ariko iyo yaragiye umubwira ngo ashore, byo bita gushoza, hari ukuntu umushoza afite ukuntu amuhamagara, umushumba yabyumva akamenya ko barimo kumushoza, agashora inka. Gushora inka no kuzijyana kwibuga kugira ngo zizinywe. Guhamagara umushumba rero umubwira ngo ashore, nabyo bifite uko wahamagara, ntabwo ari uguhamagara uko gusanzwe. Iyo ni imvugo nayo abashumba n'abashotsi bumvikanaho, niryo renga ryabo, bitewe n'icyo tungo warimenyereje. Niba uvuze ngo aca, haraza imbwa, ntabwo hari buze ihene, ntabwo hari buze inkoko. Niba uvuze uti kuru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 
cyangwa ugiye kuzigaburira. Niba uvuze uti pusi 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 pusi, haraza injangwe, ntabwo hari buzi imbwa, ntihari buzi ihene. Niba uvuze uri uruhande rw'inka uyagaza, inka irahagarara imenya ko ariyo urimo kubwira, igahagarara ukayagaza, n'ibindi n'ibindi n'ibindi, bitewe n'icyo iryo tungo warimenyereje niryo rigusubiza uko rihamagaye. Rero bakunzi ba radiyo Umurage, ikiganiro cyacu tugihagarikiye ahangaha. Ibitekerezo byanyu turabitegereje ku magambo nk'aya ngaya, ku bintu nk'ibi ngibi. Ntabwo umuntu aba yabivuze byose, hari ibyo aba ashobora kuba yibagiwe cyangwa nawe ashobora kuba atazi. Byaba byiza mugiye mutwunganira namwe mukatwoherereza ibiganiro cyangwa nkanga mukavuga muti byagenze gutya na gutya gutya na gutya. Byaba byiza, byajya bidufasha tukagenda twungurana amagambo, twungurana ibitekerezo. Icyo ni kimwe mu nshingano za radiyo Umurage. Turabashimiye, muhorane Imana y'u Rwanda. Mwari kumwe na Damasi Birekeraho. Igihombajwe n'uwavuze ko ari intinyi ntazanye, ko ari intinyi ntazanye, nteye intimba ku mutima. Aka gacira ntesheje akankura mu basore ngo zatahe busumba akazi, nta mugabo nigeze. Niba ari ubwo busu ukazajyana imbabazi zirashize. Nubwo bukwano gwe bwarwaye nyamukuka, ntabwo ari byo bitare nk'ibyo zatacaniye. Nzigire Bumbogo kwa bene marume, kwa Ngenzi y'amacumu, kwa Cyuma cy'umuhama, mbe wa gahungu we. Iyo wabuyiga ryahama bavuga ryahama, bageza mu gicuko bagacuza ibihubi nk'ingoma zibambuye. Mugoyi yanze kwa muhiga ati mfite gitare nzayitanga nje kuyikundi mukobwa uzi gukora mu bikombe bya Ndaba. Umukobwa aramubaza ati ubu rero Mugoyi kunyonona nkiri muto, ubu Nyanza utiretse uzashaka hehe kuba ibyawe byamenywe? Niba ari ubugome cyangwa se ubugoryi, usanze ntakumezeho ntiwagombye kwikoza mu cyebo k'amahore wahamuko wahoze. Utihaye abaguseka ngo ugayisha abasore. Ngaya amagorane y'umukobwa nyiragore washatse Mugoyi asanga hari ikigoryi.
radiyo umurage. Iyi ni radiyo umurage, ni radiyo yacu, ni radiyo yanyu, ni radiyo y'abumva ikinyarwanda, abakunda ikinyarwanda n'izindi ndimi zose zifitanye nacyo isano. Radiyo umurage igamije guteza imbere ikinyarwanda, umuco nyarwanda n'indi mico n'izindi ndimi zifitanye isano n'u Rwanda n'ibihugu bituranye narwo. Radiyo umurage yumvikana buri cyumweru guhera ku wa 4 ku rubuga rwa murandasi www.umurage wacu.com.